mugabo musore mukobwa mpamvu utarambagiza ni gute umusore yicara ngo nabuze umukobwa ntago wigeze ubura umukobwa ahubwo uriho amabyi Imana igiye kukoza hayo matindi y'amabyi ugira ngo umukobwa uriho amabyi se umusore yamureba ijisho ryiza hari kurebera ikisi niyo mpamvu ucuruza bigahomba niyo mpamvu ushakisha ntufate abantu bagusiza amabyi ntiwabimenya niyo mpamvu abandi bakora ubukwe ntubukore niyo mpamvu abandi bababwira ngo je temere kada burya uriho amabyi y'abantu warasenze waratagangaye ariko uzi ukuntu nanjye nari naratagangaye ntabizi nawe uzi kugira imyaka 30 nta musore urakubwira ngo je teme uzantwarisha iki buryo ugira imodoka arambwira ati nta modoka ngira ariko uze kungurira intara itarakoreshejwe n'umuntu n'umwe ngewe nzajya ngutwaraho ntugire ikibazo ndamubaza ntiharyo uvuka he arambwira ati mvuka Ikibungo ndamubwira nti se ujye ugendera ku ntara ati rwose ndabizi ndashimira Imana yaturokoye urupfu ntabwo naje kugusetsa naje kukubwira Imana yaturokoye urupfu haleluya haleluya iyi Imana yacu irakora kandi uyu waje kwicara imbere kwirirwa imbere arakora namubwira ntariko watangiye kuroga ufite igihe kingana ati nari mutoya ngewe ati ubungubu ndanaragura ngewe ndi umupfumu ureba ni ibintu banshingitse kera ndi umwana w'uruhinja bihabwa na nyogokuru aranyibwa kandi niba unafite umukozi mu rugo ujya witwara neza umwerera imbuto wokabyarawe kuko izi mbuto nuzimwerera Yesu nashimwe ndashimira Imana kandi mu ndebe mu maso ntacyo bitwaye Yesu ashimwe ndashimira Imana kuba nageze muri riteraniro nugira amahirwe ukabona winjiye mu nzu y'Imana ujye ushima Imana Yesu ashimwe Imana iba yarwanye intambara nyinshi cyane kugira ngo uhashyike Yesu nashimwe haleluya haleluya namaze kwitegura no kwambara ngiye kuza musaza wanjye arampamagara ati dupfushije umuntu nawe ni musaza wanjye kandi atarapfuye ari sehashika urumva byoroshye ntago byoroshye ariko ndashimira Imana kuko yabinkundiye nkagera aha ngaha ntacyo bitwaye haleluya haleluya iyi Imana yacu tuzayivuga mu bihe bibi tuyivuga no mu bihe byiza twapfusha tutapfusha iyi Mana tuzayivuga amen Yesu ashimwe ndashaka kuri ya mucuranzi acuranga indirimbo ngiye kuririmba namwe uko murayimfasha niba muyizi abatayizi nyine baririmbire mu mutima cyangwa abanyeganyeza utunwa gakeya nawe ucurange neza kandi nucuranga neza ndakugurira fanta unshake na 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 ndumva naririmba iyo ndirimbo Yesu ashimwe na 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 imisozi yose ikosi Yerusalemu ni kuwiteka gosa abantu be ukwisi yo narururembo rw'umwami ukomeye niko tumeze mu mahanga turi hagati y'ibigusha n'ibigeragezo tumeze nk'akarungu mu mahwa tugenda mu nyanja tumeze nk'ubwato bunini buta
twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu be n'amarembo y'ikuzimu Imana ishimwe nayo ntazadushobora iki gihande mwihangane munezerwe Imana ishimwe uwo ninde ugendera mu micamo y'imisozi azanye inkuru zivuga ibyiza aturutse mu Nafutali no kwa Zabuloni bose yarabamurikiye ni wa wundi waremye ijuru n'isi n'ikirere n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri none yaje mu isi yacungwa indushya turuhure kandi atwikorerera imitwaro yemwe ngumba zitabyara nimwishime munezerwe nimwishime munezerwe uwiteka aratwibutse atubaza umubaba yemwe ngumba zitabyara nimwishime munezerwe uwiteka aratwibutse atubaza umubaba twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora abarokore twashyizweho ikimenyetso uwiteka azi abantu n'amarembo Imana ishimwe y'ikuzimu nayo ntazadushobora Imana ihimbazwe ahirwa umuntu Imana itoranya ikanamwiyegereza akaba mu bikari by'Imana Imana ihimbazwe haleluya Imana ishimwe ahirwa umutoranya ukanamwiyegereza akaguma mu bikari byawe abasore b'imigenda bazagenda baruhe abasore bazananirwa ariko abizera izina ryawe mwami Uwiteka bazagenda ntibazacogora bazagurukisha amababa yabo bakomeze bazagenda ntibazarambirwa yemwe bana bato mwese nimushingize Uwiteka abagabo n'abagore nimukingure imitima yemwe bana bato mwese nimusingize Uwiteka abagabo n'abagore nimukingure imitima twashyizweho ikimenyetso Uwiteka azi abantu n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora Haleluya numvaga mfashwa n'iyo ndirimbo nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu niko Uwiteka ajya agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose nimuhumeke ngo amen ninjye wa mugore kandi wagarutse kuvuga imirimo y'Imana Yesu ashimwe ndashimira umukiza Yesu uko yanyimanye yaranyimanye nawe arakwimana
twongeye guhurira ahangaha tuvuga izina ry'Imana yacu. Nimuhumeke ngo amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Hashize ibyumweru 2 ndokotse urupfu. 2 ndokotse iki? Hashize 2 ndokotse urupfu. Ntabwo tuzapfa rero, tuzarama. Dutekereza abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Yesu ashimwe cyane. Utese wararwaye ntiwatubwira. Sinarwaye, sinanakoroye. Reka da, nari ndi muzima, nta n'impanuka nakoze. Ariko narokotse urupfu. Umukozi wanjye yarambwiye ati mama ararwaye, ararembye. Hanyuma ndamubwira noneho ubwo ugiye iwanyu kumurwaza, mpamagarira undi waza kuba gusimbuye muri ibyo byumweru 2 kuko mba nagiye. Aranamundangira. Ariko ageze mu rugo numva igitima kirakubise. Numva ijwi mu mutima ngo urapfuye. Nyoberwa ibyari byo. Ndangije urumva uwo yari yagiye nsigarana n'uwo. Ndangije ndamubwira ndashaka kukubaza ibintu bikurimo. Arambwira ati nzabikubwira nta mpamvu, icyo dupfana si amafaranga. Ndamubwira nti sinzagukorera akazi neza nti cyane. Ati sawa, nanjye ndicecekera. Ariko umutima ugomeza kumbwira nyamara urapfuye. Mfata akahe ko gusenga. Hanyuma buracya mu gitondo arambwira ati noneho ati esanse zarahenze, ndashaka kujya nguhari ifuti. Yesu ashimwe. Arambwira ati esanse zarahenze, ndashaka kuguhari ifuti. Kujya nguhari ifuti. Ndashaka kujya nguhari ifuti ukajya mu murimo w'Imana, ariko nagutwaye. Ndamubaza nti se uzantwarisha iki, buryo ugira imodoka? Arambwira ati nta modoka ngira, ariko uze kungurira intara itarakoreshejwe n'umuntu n'umwe. Ngewe nzajya ngutwaraho ntugire ikibazo. Ati kuko nabonye uri umugore ufite umutima w'ubumuntu, uri umwana mwiza. Ntabwo rero uzongera kujya utega mu moto ziguhenda n'imodoka urindira ku mihanda. Ndamubaza nti haryo uvuka he? Arambwira ati mvuka Ikibungo. Ndamubwira nti se ujya ugendera ku ntara? Ati rwose ndabizi. Ati ndabizi. Ati kandi na kino kigabo cyawe umuntu yagihinze aratsi. Ndashimira Imana yaturokoye urupfu. Ntabwo naje kugusetsa, naje kukubwira Imana yaturokoye urupfu. Haleluya, haleluya. Iyi Imana yacu irakora. Kandi uyu waje kwicara imbere, kwirirwa imbere, arakora. Namubwira ni se n'inzara turazigira? Ati ndazigira. Wazimuha bikagenda gutaha? Arambwira ati ariko mabuja nawe urareba n'umugabo mwiza, ntago wamujyana wenyine. Icyo tugisubike. Ndashimira Yesu waturokoye urupfu. Arambwira ati kandi iki gihinja cyawe iyo kiri gushinyika ntabwo nishima. Ati hanyuma ati ubundi ngewe naje kuri misiyoni ari kubica, ariko ati ndangije mbona mugoswe n'amaraso ya Yesu. Aya maraso ya Yesu ni amaraso y'igiciro gikomeye. Ni amaraso kandi umuntu ugoswe n'ayo maraso ntahangarwa n'umurozi uko yaba ameze kose. Niyo yaguhangara ntabwo upfa. Haleluya. Abantu Yesu yameneye amaraso niba muramburira amaboko yo kabyara. Yesu ashimwe.
hanyuma ndamubwira nti hanyuma ko nifuza ko dutandukana se amahoro, ndi umwana mwiza. Ati urampemba amafaranga yose? Ndayaguha n'ukuri, ndayaguhemba yose uko ari 20,000 hanyuma dutandukane neza. Ati sawa ntacyo. Ati umungiye ntagwari ifuti? Nti ntacyo. Turatandukana ariko kandi Yesu yaraturokoye, twari dupfuye. Mwabyumvishe? Dusome ijambo ry'Imana. Sinabura gushimira Yesu kuko yangiriye neza. Ntabwo nzi impamvu Satani akunda kungabaho ibitero bisa bityo, ariko Imana ibizi impamvu y'ikizakora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Arangije arambwira ati ariko niyo ijisho ryawe rirebye rindebye numva mfite ubwoba, numva ari nk'inkota uri mu gushinga muri nge, ntabwo twabana, ntabwo twabana. Namubwira ariko watangiye kuroga ufite igihe kingana iki sha? Ati nari mutoya ngewe, ati ubu ngubu ndanaragura ngewe ndi umupfumu, ureba ni ibintu banshingitse kera ndi umwana w'uruhinja, bihabwa na nyogokuru aranyibwa. Ariko Yesu we uri umugabo. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli. Murumva mudakwiriye gusenga mukanagotwa n'aya maraso kandi ukajya ubana n'iyi Mana neza? Amen, amen. Kandi niba unafite umukozi mu rugo ujye witwara neza, umwerera imbuto wowe ukabyaraho, kuko izi mbuto nuzimwerera zizatuma akubwira n'ibimurimo. Ezekiyeli ibice 4. Ibice 4 umurongo n'uwa 15 haranditse ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Ndashaka ko undi muntu ahadusomera. Ngwino pasite, ngwino ngukoreshe inshuti y'umusaraba, numvishije nawe wari warazahaye nkanjye. Ariko we Imana ikuraho umwaka n'ukuri kw'Imana. Nubwo utaduhaye ubuhamya nzagushaka ubumpe, nanjye nzakubwira ubwanjye. Ngaho soma umurongo n'uwa 15. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Reka hadusubiriremo. Kadusome Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Aravuga ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu, dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, njyewe ubwanjye nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Imana iduhana umugisha. Soma no muri Zaburi ibice 58 umurongo n'uwa 7. Nyamuna ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana igihe gitoya bampaye. Hanyuma muri iri teraniro harimo umuntu utwite, ubwo harimo benshi ariko ndavuga uwo nabwiwe. Uriho umwuka w'urupfu na wariyizi, aratwite, ni igikara, yambaye n'udukweto tw'amasayi. Araza tumusengere, niba atatashye ngayo nguko. Zaburi ya 58 umurongo n'uwa 7. Murongo wa 7 aravuga ngo Mana ubavune amenyo mu kanwa kabo, Uwiteka uca imikaka y'iyo migunzu y'intare. Dukomeza. Rekeraho rwose. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Maze aravuga ati dore amabyi
ngukuyeho. Dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Kandi abantu bemera ko abantu bahanuye ngo batitiye ngo sharabagando ngiravuze nutabyizera akazi yako. Imana igukuyeho amabyi y'abantu. Niyo mpamvu ucuruza bigahomba. Niyo mpamvu ushakisha ntufate. Abantu bagusize amabyi ntiwabimenya. Niyo mpamvu abandi bakora ubukwe ntubukore. Niyo mpamvu abandi bababwira ngo je temere kada. Burya uriho amabyi y'abantu. Bibiliya iravuze ngo Imana yiteguye kugukuraho amabyi. Burya amabyi y'abantu akuriho. Niyo mpamvu wisiga ntibigufate. Niyo mpamvu wambara ntuberwe. Niyo mpamvu uhorana inzara abandi barya. Uriho amabyi y'abantu. Imana igukureho iki? Imana igukureho amabyi y'abantu. Muri iri teraniro Imana igukureho iki? Wambwiriye umuntu mwicaranye ngo Imana igukureho amabyi y'abantu. Imana igukureho amabyi y'abantu kubera ko abantu bakuneyeho. Niyo mpamvu ntacyo ufatisha. Niyo mpamvu ushora urushundura nturobe. Amabyi yakugeze no mu biganza. Ariko Imana igukureho amabyi. Imana igukureho amabyi. Amabyi y'abantu. Amen. Haleluya, haleluya. Kandi Mana ubavuna amenyo. Hari ibintu byaguhekenye biragukanjakanje nka shikarete. Byaragukanjakanje. Ariko Bibiliya iravuze ngo Mana we ubavuna amenyo. Imana ibivune. Imana ibigira ite? Imana ibivuna amenyo. Imana igira ite? Imana ibivuna amenyo. Kuko byarasamye biranaguhekenya. Biragukanjakanja. Niyo mpamvu uteguka. Niyo mpamvu utagira icyo ugira. Byaraguhekenye. Byaragukanjakanje. Imana ibivuna amenyo uyu munsi muri iri teraniro. Imana ikureho abantu b'Imana amabyi kandi byaguhekenye. Imana ibirimbagura amenyo. Imana ibivuna amenyo mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru twiringiye tukayizera. Aha harimo umuntu Imana yishyuriye ideni we. Niyaza gushima Imana none Imana iri kumugaya. None se ubu kigiye kugukubita ikindi kizatuma uyisenga kandi wari warahize umuhigo. Ravuga ngo nuryishyura Mana nanjye nzagira icyo nkora kuri ruriya rusengero nzakuvuga. Imana iri kugushinza ko utaje kwishimira. Icyo tukireke. Niba wiyumva nawe uzaze gushima Imana kandi ugira icyo ukora. Amen. Imana ivuna amenyo ibintu byaraguhekenye biragukanjakanja birakurya muri karitsiye. Byaraguhekenye mu muryango birakurya no mu bana. Ibintu byaraguhekenye ariko Imana itangaje itangazo rivuga ngo uyu munsi turi muri iri teraniro yiteguye kurimbagura ibyo bintu amenyo. Nyamara irabirimbagura amenyo wa. Kandi nutabyizera akazi yako binakubona.
Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uzi abantu bagusize amabyi uko bangana, bakuvuza uko utari, baraguteranyije, barakugambaniye, barakwishe ntiwapfa. Bantu bagusize amabyi, bagusize amabyi, bagusize amabyi. Ariko Imana yacu, Yesu ashimwe, Imana yacu yiteguye kuhagira abantu bayo, ikabuhagiraho amabyi. Hari kuza umuntu ugendana amabyi, hakuza umuntu ugendana amabyi, ninde wakwegera se? Ninde waguha ibiryo se? Ninde wakugaburira? Ninde waza kukugurira se? Iduka ryawe rinuka amabyi. Umugabo urumva yakubwira ngo uracyitwa sheri, unuka amabyi. Urumva umugore yazongera kukugirira icyizere kandi uriho amabyi. Bibiliya iravuze ngo Imana yiteguye kukuhagira amabyi y'abantu bagusize. Nawe ntuzi aho bayagusigiye, ariko icyo mbwirira umuntu mwicaranye ngo ndashimira Imana igiye kunyoza. Imana igiye kukozaho amabyi y'abantu. Imana igiye kukoza, igiye kukozaho ayo matindi y'amabyi. Ugira ngo umukobwa uriho amabyi se umusore yamureba ijisho ryiza? Hari kurebera iki se kuriho amabyi? Ni ijambo ry'Imana dusomye, utaza kugira ngo nibyo nitekerereje Joseline. Imana igukuyeho amabyi y'abantu, mubyeyi, mugabo, musore, mukobwa. Mpamvu utarambagiza, ni gute umusore yicara ngo nabuze umukobwa? Ntago wigeze ubura umukobwa, ahubwo uriho amabyi. Ukubonye wese nawe akubonaho amabyi kandi ntiyakwemera. Niyo waba ufite ibya mirenge, uriho amabyi. Ariko iri teraniro Imana irashaka kwezaho abantu amabyi y'abantu. Imana irashaka kuhagira, ngo kuhagireho amabyi y'abantu. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Ariko wowe ntubizi ko uriho amabyi y'abantu. Warasenze, waratagangaye. Ariko uzi ukuntu nanjye nari naratagangaye, ntabizi. Nawe uzi kugira imyaka 30 nta musore urakubwira ngo je t'aime. Nase urumva amabyi atarandiho. Narasenze amava arakoboka, kandi ikibazo nari mfite amashuri 2 ya primaire. N'uyu munsi niyo mfite, ariko ntunsuzugurura, reba ko ndi umugore usobanutse kweri. Ngira ngo mu bagore baza gutoranya muri uyu mujyi beza nanjye nka 5 nanjye nazamo. Bitwaye ikizi? Yesu ashimwe. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo nutiha agaciro ntawe uzakaguha. Yesu ashimwe. 2 ya primaire niyo nari mfite. Isura reka da, abantu banyitaga gicyari nangage. Amavunja ari hatari, ariko Yesu we narindi hamabyi. Ariko Imana iranyitegereza. Imana iranyitegereza. Imana itareba nk'uko abantu bareba. Imana idatuye Remera, Imana iguha umugisha. Imana idatuye Kicukiro ngo
Imana idatuye muri Amerika ngo abakire bazatega indege bajyayo. Yatuye ahantu hatagerwa. Haleluya, haleluya. Yatuye ahatagerwa, hagerwa n'abanyamwuka bonyine gusa. Abafite amavuta bo bajya bahagera, bazamura isengesho rigatumbagira rikagerayo. Haleluya. Mwoberera umuntu mubwira ngo noneho twikundanire, ntacyo bitwaye. Yesu ashimwe. Imana yacu iranyitegereza n'ubutindi bwanjye n'ubutihare no kutagira isura n'ubukeri bwanjye n'ubugagi. Iranyitegereza. Iravuga ngo mu bakobwa bari muri iki gihugu cy'u Rwanda bari ku rutonde na Joseline arimo. Yesu ashimwe. Iyi Mana nzayikorera mpaka, kuko n'umugabo namukuye ku ruhimbi ngewe ndi mu kuvuga Imana. Mvuga Imana ndirimbiye iyi ndirimbo twaririmbye Hoziyana. Musore arafashwa wa ravuga ati uyu mukobwa uririmba akaririmbo yigira kuri ati ntahandi nawe n'umugeni mwoka byaramo. Imana irakora. Yesu ashimwe. Iramuzana ikintu cyiza yakoze, yahise imukubitaho kasike mu maso. Hari kasike Imana yambika abantu bakareba nk'uko ishaka, haleluya. Ahita areba nk'uko Imana ishaka. Aravuga ati muri iki gihugu ndakwemera kandi uzambera umugore. Andambagiza ntashinga, ariko Imana iri muri nge yari ifite imbaraga kandi yari intwari ikomeye. Haleluya. Arangije ambwira ijambo wa hari n'umuhungu wa pasiteri kugira ngo byari byoroshye se. Hari n'abanyamurenge byari byoroshye se kugira ngo umunyamurenge akubwire ngo joteme. Imana itareba nk'abantu wa. Nimuvuge ngo amina. Nari nkwiriye kuba umukazana w'abanyamurenge, nari nkwiriye kuba umukazana w'abakwakuzi. Uretse Kristo utareba nk'abantu. Ni Imana itagira ikiyikanga rero. Ni Imana yihagije. Imitima yose niyo yayiremye. Nimuhumeke ngo amina. Nimuvuge ngo amina. Inkuraho amabyi, inyinjiza mu banyamurenge, mu mukazana wabo. Nanjye ndi umwe mu babo. Nanjye ndi uwo mu babo. Bitwaye iki se? Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko umuntu wumva wafashijwe yahagurutse akayitera. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yiteguye, Imana yiteguye kukuhagiraho amabyi y'abantu kandi karimbagura amenye ibintu byaguhekenye. Ibintu byaguhekenye birirwa bigukanja no muri karitsiye no mu nzira. Imana irashaka kubirimbagura amenyo kandi irabirimbura amenyo n'ukuri. Ngewe nizeye ko iri bubikura amenyo. Yesu ashimwe. Ugira ngo byari byoroshye? Ugira ngo byari byoroshye? Uzi ukuntu data bukwe umusore yambwiye ati nagukunze tuzabana. Data bukwe nawe agahita avuga ati umusore wanjye ndamuzi aritonda. Abimbwira ku cyumweru tugenda ubwira iwanyu ko kuwa kabiri tuzaza gufata irembo kugira ngo n'abazimu batabyivangamo. Wabonye aho ibyo bintu byabaye?
umusore ntibamuzi, bazi ko ndi igikeri ntashinga. Mbonye umugabo ku cyumweru ngo azaza gufata irembo ku wa kabiri maridi. Urumva Imana idakora? Iyi Mana dusenga ntikora? Ikampa umugabo mwiza nk'uriya. Imana yakoze ibintu bidashoboka. Nkubwira ukuntu yankoreye ubukwe mu minsi 3. Nkubwira ukuntu yakoze ubukwe mu minsi 3. Ibishaka Imana yaguha fiyanse aka kanya. Saa 11 ukajya mu murenge. Saa 12 bakaba bari gusaba no gukwa. Saa 1 ukaba uri mu rusengero. Saa 2 mukaba muri mu buriri mwaryamye. Irabishoboye. Iyi Mana irabishoboye. Ni Imana itagira icyitera ubwoba, kuko ibintu byose irabishoboye. Itarabaya siribiri fodrai mando yasika. Imana irabishoboye. Kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko birashoboka ko bwaki impundu zikavuga. Bitwaye ikizi? Uriya mukecuru yahoze avuga ukuntu Imana yamuhaye inzu. Ndavuga ntariko Imana isohoreje isezerano umukecuru. Njyewe Joseline n'igitazayiha. Ntabwo bibaho. Yiringire gusa byonyine. Baza gufata irembo, mbwira data bukwe ntiwacu ntibari bubyemere. Atakira ifoto y'umusore, uyijyana iwanyu, ubabwire yuko wabonye fiyanse. Ndayijyana. Nyihagejeje nyiberetse baravuga bati Imana nubwo yamanuka n'amaguru n'amaboko ikavuga ngo ndi Uwiteka, ntabwo uyu musore usa gutya yakwemera. Ndababwira nti yanyemeye kandi azanyemera. Nimufate telefone muhamagare mwumve. Imana imwuzuzamo ikintu cyitwa urukundo. Moncherami si igifaransa. Ndi gusobanuka kandi mfite 2 ya primaire. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana irakora. Ankunda mu rwego rushoboka n'urudashoboka. N'ubu kandi arankunda. Ampa amahoro ayo nshaka nayo ntashaka. Ayarenzaho. Aranetesha. Ni Imana yabikoze, utagira ngo nibyo naje kukwiratira. Ni Yesu wabikoze. Kuko nanjye nataganga imyaka 30 banyita gikeri. Nangajya abandi bankubita ngo ndi mubi. Mfite n'amabinga niba ari ponseze Yesu yazanye akanyuzaho ntubimbaze. Nanjye nisanze gutya nasobanutse. Bitwaye iki se kari Imana yabikoze? Amen. Dutegura umushinga w'ubukwe. Umusore adafite amafaranga. Cyakora Imana yari yamuhaye kondisiyo. Irambwira ngo ntuzakoreshe inama y'ubukwe. Irambwira ngo Imana n'umwana n'umwuka wera tuzabutaha. Ngo kandi abo barahagije. N'umusore nawe iramubwira ngo ntuzayikoreshe, nzirwanirira. Nge nawe ubwacu tukajya inama turi babiri. Akambwira nta mafaranga mfite, nanjye ntayo mfite. Nticyakora mfite Imana muri nge. Inama y'abantu babiri y'abafiyanse babiri ugira ngo yarashingaga. Itagira amafaranga. Dutegura kwerekanwa ku Kimihurura. Arambwira ati ngewe nta mafaranga mfite, nitugende batwerekane. Umuntu umwe ari yaranje araza aratwongorera ati rero mutangiye ubukwe budashinga, ariko dore icyo nabafasha. Twabwira abapasiteri bakaza kubashyingirira mu nzu. Ntabwo ariko navuganye ni Yera. Yera irakora. Kuwa gatatu nzashyingirwa, kuwa gatandatu rero nibyo nshaka kubabwira ubukwe bwo mu minsi 3. Imana irarika abagabo 3. Umugabo arampamagara
arambwira ngo ndi deregiteri wa Sonarwa. Murashaka kubyumva ibi? Ndi deregiteri wa Sonarwa. None rero bambwiye ko usengera abantu bagasubizwa. Wansengera ngasubizwa ntiwahita usubizwa rwose. Sinari muzi nawe ntiyaranze. Ati duhura unsengera nsubizwe. Ngenda mbwira Imana ntampa icyifuzo kitaremereye cyo kujya kukuba amavi. Ariko nsanga nayo rwose ikintu ambwiye kiroroshye ni icyako kanya gihita gisubizwa tukiraho. Arambwira ngo ngiye mfite amafaranga menshi n'abana n'umugore n'amazu menshi muri uyu mujyi, ariko sindi inshuti y'Imana. Wangira inama y'ukuntu nagirana ubusabane n'Imana tukaba inshuti tukamenyana tukajya tuganira. Nicyo kiroroshye. Mubwira ibisabwa kiba kirakemutse. Ati nagukunze mbwira byibura ikintu mu byo ntunze naguha. Naho wansaba umwana wanjye w'imfura namuguha. Urumva atari yankunze rata? Ndamubwira n'ikintu ngusabye. Kuwa gatandatu mfite ubukwe. Uzantahira ubukwe ubwicaremo urebe ukuntu buzaba buri kuri gahunda. Ibyo birahagije. Ntabwo iby'imodoka nabivuze. Niwe nashakaga gusa mu bukwe bwanjye. Arimwe ari umugabo w'icyubahiro nanjye mureba. Arambwira ati unsabye ikintu cyoroshye. Kubutaha ni nk'itegeko. Nsaba ikindi ni noneho bazantware muri iriya jipe yawe. Nari mfite n'ivatiri se. Ni Yesu wabibayemo. Arambwira ati ndakodesha vewite ebyiri. Wahumetse ngo amen. N'iyi jipe yanjye izatwara abantu b'umuryango wawe. Ndakodesha na kwasiteri ebyiri. Mwavuze ngo amen. Si byari kuwa gatatu se? Kuwa kane undi mugabo araza arampamagara ati ngewe nitwa Medari. Ngira ngo naza no kubireba kuri YouTube arabibona. Aba muri Canada. Arambwira ati nagiye numva ubuhamya bwawe ko witwa Gikeri na Ngagi. None namenye yuko ufite ubukwe wabonye umugabo naje kubutaha. Duhurira ku Kinamba ngo utwerere. Wavuze ngo amen. Amafaranga 500 arambwira ngo iyi si intwererano nayo ngo hayushyire kuri mobile money. Ni musonza muzajya muyagura ibirayi. Ndashaka noneho kugutwerera nyirizina. Ndashaka kwakira resebusiyo yose naho baba abantu 10,000 ndabyakira ndi umwe. Yesu ashimwe. Muhuza na mwarimu wacu wa kukimihurura yitwa Ridefonsi. Ibi yabikubwira. Borganiza ibintu bizakira resebusiyo yose y'ubukwe. Si kuwa kane bibaye. Kuwa gatanu undi muntu arampamagara. Arambwira ngo ngewe ndi umunyamakuru nitwa Marite. Arambwira ngo twumvishe ubuhamya bwawe wabibabwiraga simuzi. Ni Yesu wanyamamarije mwoka byaramo. Arambwira ngo naje kubutaha mvuye ku Gisenyi. Aramwe ngo duhurire kwa Rubangura. Kuramo umukameramani. Ukuremo n'umufotogarafe. Nari mbafite se. Hari inama y'ubukwe twakoze. Nari nzi ko bizafotorwa. Icyo nashakaga ko ari umugabo ko nari mbonye Hakizimana Fabien wanjye. Turahura murangiraho ubukwe buzabera ni wowe wabifirimye. Wabufirimye hazana n'umufotogarafe. Wamenya ari ibiki. Ndagenda ndashyingirwa ibintu bigenda neza. Ibintu birakomera. Mu minsi ngahe Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Imana yiteguye. Yesu ashimwe. Imana yiteguye kugukuraho amabyi y'abantu. Umuntu wumva hari amabyi amuriho ahaguruka ngewe musengera Imana. Umuntu wiyumvamo amabyi.
n'abakubwiye ngo muzadevoruse n'abagize bate erega burya impamvu nawe bakubwira bati tuzatandukana ni amabyi akuriho. Wa mudamu arimo ntarataha ngaze musengere, ngwino ngusengera ariko ntabwo ari wowe, ubwo nawe uprofitiyemo ni uriya, nawe wiyumva mu rupfu. Ndakubeshye, uhora urwikanga buri segonda, ariko nawe turagusengera kobwa humura. Turi imbere y'Imana yacu, turi imbere y'Imana yacu, turi imbere y'Imana yacu izi gukiza ibisazi. Nawe urabizi, waguha mikoro wabivuga, wavuga ukuntu Imana yakugiriye neza, wowe amabyi ntiyarakuriho se, igikundiro wari ugifite, kurya ntibyari hatari, n'ubu ngubu ni hatari, ariko Imana yiteguye gukuraho amabyi abantu. Imana yiteguye gukuraho amabyi abantu bayo. Sifa kwa Mungu. Ndetse ibyaguhekenye Imana irashaka kubirimbura amenyo, irabirimbura amenyo wa, irabirimbura amenyo, kandi uzaza uvuga ngo ibyampekenyaga amenyo yararimbutse. Si ijambo ry'Imana twasomye? Reka mpamagarure. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari undi muntu warose bari kumunigara, waje nkagusengera, waje nkagusengera, nutaza barakuniga, mubwira naho bakunigira. Ubundi se ubwo wowe bari kukuniga ufite iki? Ufite iki cyari gutuma bagutera intoki mu muhogo? N'ukuri kose, ariko abantu ni babi, n'ukuri kose. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana ariko nturambirwe. Reka nihamagarira abantu b'Imana. Imana ntiteguye kuhagira abantu amabyi. Yesu ashimwe. Harimo umuntu ufite uburwayi bw'amaso, wowe ni benshi barimo, ariko ndashaka kuvuga umwe. Afite uburwayi bw'amaso ku buryo iyo izuba ritangiye kurasa we yiyumvamo ko yahumye. Niyo aryamye mu gitondo nijoro kurambura amaso bibikose. Ngwino ngusengera utarahuma, kubera ko dayimoni arashaka kuyafata nyisha burundu, bugacya mu gitondo nturebe. Nutaza akazi yake. Turi imbere y'Imana yacu, irashaka gukora igitangaza muri iri teraniro, irashaka gukora igitangaza muri iri teraniro. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amen. Harimo undi muntu nginda yaheze ku mugongo wa, reka da nta yenda urimo kubona ngo yaranyereye ngo yigira. Abantu bahariya bari mu kuvuga ngo ariko twebwe kataza, ni muhumure naje. Ese ndababeshyeye? Yesu ashimwe. Imana irashaka kuhagira abantu amabyi. Ni ibintu byabahekenye. Uriya mudamu niba ari n'umudamu niwaza tukagusengera Imana ufite amaherena n'intuza, wowe wikoze ku mutwe. Uzi ukuntu Satani ashaka kukwangiza akoresheje abarozi, kandi ngo ni inshuti yawe akaza ati atariko sha ufite agasura keza, ukagize gapfutonyoka, kandi ni inshuti munasohokana munasangira. Ubwo utangiye gukeka ati n'uyu, kubera ko ari benshi. Ntago mumubwiye, Imana imumurinde gusa. Yesu ashimwe. Imana yiteguye gukuraho abantu amabyi y'abantu,
amabyi y'abantu. Imana yiteguye gukuraho amabyi y'abantu. Uriya mudamu wambaye marinete, Imana igukuriyeho kugahinja urupfu, bitwaye ikizi? Ni wowe wagashyize ku rutugu ngo yitwa Royiziya. Ako gahinja kawe kari karangiye. Nushaka wihamira aho ngaho ubwo byanarangiye. Ubwo Imana igakuyeho urupfu. Tugiye gusenga. Imana irashaka gukuraho abantu amabyi. Imana irashaka gukuraho abantu amabyi. Ikuhagira ayo mabyi. Nukira abantu. Ni wowe utagira igikundiro, ni wowe ufite amabyi, ariko Yesu muri riteraniro rya sejemu kuwa 4 Imana irashaka kugukiza amabyi y'abantu. Warirwaniriye, ariko ubundi wowe kuki wirwanira ukajya no mu byaha? Wabiretse ukarindira Yesu. Nanjye ko yambwiye umugabo mfite 15 ko namubonye mfite 30, kandi kangirira neza nkamutegerezanye ibyiringiro, akankubita umugabo ariko yaramumpaye n'impamo y'Imana. Mana mwiza, akuze umugabo mwiza uguha n'amahoro, usigira n'agahinja kemera, ugira ngo biroroshye, kandi akagasigarana, akamenya no kugaha amata no kugakorera bibero neza. Mana warakoze kumpemba neza. Ntacyo bitwaye. Yesu nashimwe. Ngwino tugusengere wowe ufite agatambaro mu mutwe. Wowe ufite ikibyimba mu mutima, kibyimbye cy'umubabaro, ariko ufite ikibyimba cy'umubabaro mu mutima. Marayika w'Imana agikore hagituritse, aguturikiriza iki kibyimba cy'umubabaro cyari kigiye gutuma wiyahura ugapfa. Imana ikora igitangaza. Imana ikora igitangaza muri iri teraniro. Imana igarurira abantu ubuzima. Imana ikuhagireho amabyi y'abantu, amabyi bagusize, aya matindi y'amabyi. Niyo mpamvu urara uteretana bigapfa, ntago byakwemera. Uriho amabyi, urara ukundana ugata igihe cy'ubusa. Ni amabyi, burya ni amabyi uriho, bagusize amabyi y'abantu. Ariko Imana yiteguye kukurengera no kukuramira no kukugirira neza. Imana ishimwe. Reka dusengera abangaba. Humura nawe nubwo utaje gupfukama, Imana ntibuze kukureba aho uri. Irakuzi cyane, iranagusobanukiwe, inazi amabyi bagusize uko angana, irabizi impamvu umukobwa wawe atarambagizwa, warasenze byaranze. Irabizi impamvu umuhungu wawe agumiwe, ariko uzi ko n'abahungu basigaye bagomirwa. Umuyobozi basigaye bagumirwa n'ukuri, kandi twari tuzi ngo ni abakobwa bagumirwa gusa. Ariko kubera amabyi y'abantu n'abahungu nabo baragumirwa. Ariko Imana uyu munsi nimuvuga ngo ni nonaha, Imana irarema igitangaza. Imana irakora ibikoreka. Imana yitegu. Kandi iri teraniro ryo kuwa 4 muzajya mureba ibintu bizajya biberamo. Iri teraniro ryo kuwa 4 abantu bazajya bahakirira ari benshi. Abantu bazajya bahagurutsa ibirema bihaguruke bigende. Iki cyumba cyo kuwa 4 ntimugitesha agaciro. Nushaka ujye ugenda ubwira abandi uti ngwino nkwereka aho nabonye Imana. Ubwo se wowe ufite agahera ahantu
ugafite ahantu hatabonwa kandi karashaka kukubyarira kanseri, uti sinjyayo, byihorera ariko ubwira Imana uti ndaha ngaha mfite agaheri nanjye ahantu hatabonwa. kuraho amazirantoki. Imana igukureho amabyi. Kose umwe kwishimagura ntivuze ukuntu ariko umuntu arara yishimagura de. Kose Imana ikiza kanseri y'ahantu hatabonwa. Imana si umugabo se, kandi murabona yuko iri teraniro ryajemo Imana twateranye nayo, nuko nawe ubwawe utongera kumva ububabare wari ufite aho hantu. Tugiye gusenga. Hose habera heza, inshuti zirakundana neza, zibanye na Yesu. Zirakundana neza, zibanye na Yesu. Nk'ukw'iyi mvura igwa ihembura imyaka, niko Imana ibigenza. Yesu abakundana niko Imana ibigenza. Yesu abakundana. uriya mugabo uri mu nguni yegera hino tumusabira Imana. Hari umugisha ukuriho, ariko Satani asa n'uwaborotse. Ujya gusingira umugisha, Satani akawuboroka. Uyu munsi Imana igukorera igitangaza. Nawe nubwo wari uri mu nguni, Yesu yahabonye. kuraho amazirantoki. Urwego uriho si rwo wari kuba uriho. Yarakuriganyije. Uyu muntu aba ari umuherwe muri iki gihugu, ariko kubera Satani w'umuriganya mubi nuko ameze gusa. Ariko tugiye kubwira Imana ngo nikureho amabyi, kuko ariko twasomye ijambo ry'Imana. Igukureho amabyi y'abantu, igukureho amabyi y'abantu, igukureho amabyi y'abantu, igukureho amabyi y'abantu. Nutabyizera n'akazi kawe. Ngiye nkorana n'abantu tugendana, Imana igukureho amabyi kandi amenyo yaguhekenye yose Imana yarimbagure. Niko twasomye Bibiliya. Imana ibirimbagura amenyo, Hari umugabo uri hariya muri telefone. Niba ari telefone, igera hino tukwirukanira uyu mwuka w'urupfu. Ukuziye mu rugo, ntabwo ari wowe, ni wowe ngwino. Ntabwo ari wowe wari gupfa, ariko urugo rw'iwawe hari hateyemo umwuka w'urupfu. Abantu bakindagurika kandi bagakindagurika batarwaye. Tugiye gusenga. Wowe se upfukamye ntibyaba ari byiza? Erega tugiye gusenga. Erega iyi Imana yacu irakora. Sinababwiye ngo mfashwa ari uko bari mu kuririmba. Se nk'ubwo wagiye unzamurira akantu gatoya nkerekwa de. Yesu ashimwe. Imbaraga Mana ikora igitangaza. Mana imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga. Imana ishimwe. Ayo mashi imbaraga, tuyakoma imbaraga, yewe imbaraga, tubivuga imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga. Ayo mashi imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, curanga imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga,
yewe imbaraga, yewe imbaraga. ubwo se uriya mudamu ariko kubera abantu wagaburiye n'abo wambitse n'abo wagiriye ute, Imana ikwibukiye muri iri teraniro, ikuyeho akagambana kuri wowe, kandi umwe muri abo ngabo azaza kwibwira, uzahita umenya yuko umwuka wera yari ari muri twe. Imana ishimirwe. Amen. Pasiteri watubwirije iby'umugeni yawe, Imana yamubwiye amafaranga igihe kirekire, yarayamubwiye arayategereza, reka da, yaranditse reka da, yarasenze reka da. None rero ndi umuhanuzi wa nyuma usoje ibi ngibi, akira amafaranga, umaze kurya ugahaga, Imana ntuzayibagirwe, dore yuko mufitanye ubucuti, dore ko yanakwambitse impeta, atari iyo ngiyo ariko y'umugore n'umugabo, kuko mbonye mwambaranye impeta y'ubwayo. Muri uyu murimo Imana izagushyigikira, batabishaka banabishaka, dore ko banagupinga bakagusuzugura, dore ko no mu nama bagutumira n'ubundi babona ntacyo wungura, nta n'icyahomba, iyo aguhereye kugira ngo bakubahe, iyo amuhereye kugira ngo bamwubahe, muri make igukoreye ikofi, Imana igukoreye ikofi wa bitwaye iki se? Itari y'abamasayi, Imana imuhaye ikofi. itari y'abamasayi rwose bacuruza. Abantu bo muri ADPR bazakubaha, ndavuga abantu bo hejuru, iyo ni wowe ubazi. Amina. Yesu ashimwe. Kandi ibintu byose, dore marayika ari kugenda avivura guhaye. Imana iguhaye n'inzu muri uyu mujyi mo hagati inagerekeranyije, ndetse ubundi se wowe ntibyakubera? Uza amarozi wariye ntupfe, hasi ubundi bakurogeraga iki ko nta n'icyo wari ufite? Ariko Imana irakurengeye wa, Imana ihimbazwe. Tugiye gusenga, Imana igikuraho abantu bayamabyi, Imana igitabara n'ukuri, Imana igitabara. Uriya mugabo w'umurejiyonari, Imana ikugarutseho, Imana ikugarutseho regionali. Ako guterana na regionali murumva mwebwe binoroshye? Uriya n'umurejiyonari wirindi torero, ariko Imana iravuze ngo ikugarutseho, kandi hari ibyo kuremeye kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana ikora. Ikuremeye ishimwe, Imana ihimbazwe. Tugiye gusenga fata mikoro mugabo we, fata mikoro hanyuma usenge, kandi gukuriyeho gupfakara. Urakoze Mana. Wibikinisha se? Mumere Imana icyubahiro. Imana igukuriyeho gupfakara. Urakoze Yesu. Ari hehe? Ari muri iri teraniro? Ntago yaje. Umubwire ngo Imana igukuyeho urupfu mada. Ninjoro yari yabimbwiye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wibabara nta gipfuye, ubwo hise utekereza ati madamu wanjye sheri mona puze shushu, wibabara nta gipfuye. Kurambagiza biravuna we. Haleluya, haleluya. Iri teraniro Imana iririmo. Ngwino tukwirukanira ibyo bisazi mada. Wowe ubundi se ko ndeba nawe ntacyo ufite, ni iki cyari gitumye bagusaza gutya ko? Biragiye ubwo byagiye kwa heri. Imana ishimwe ko imukuriyeho ibisazi uyu mudamu.
Genda upfukame neza hano. nyamara imukuriyeho ibisazi ariko ko mutanezezwa n'ibyo Imana iri gukorera abantu b'Imana. Gumaho ntacyo. Gumaho ngaho nta kibazo. nyamara iyi Imana irakora. Hari umugabo wifashe gutya, ngaho ngwino tugusengera Imana. wowe umanitse agatoki, ni wowe ngwino wari ugiye kurwara impyiko ebyiri kandi ukabura n'uguha n'imwe, ukaba mu bitaro Faisal. Urakoze Mana, urakoze Yesu. nyamara Urakoze Mana. sheredrera sisarabaya fodrome shadigini manda karabaya shikaraboria. tugiye gusenga Imana nyir'ijuru, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ishimwe. Imana igiye gukorera amakwe muri aya materaniro. Imana itanzemwo abagabo n'abagore kandi buzuye umwuka wera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. harimo umuntu uri mu kumpinga Mana yanjye, sinanagukora ariko ibyo birakureba. Mana imubabarire. Mana ikubabarire kandi uzuzura umwuka wera. Ibi mvuga nawe ujye ubibwira abandi mu izina rya Yesu. humura sindi bugukoreho kandi nubwo nagukora ariko ntacyo bitwaye. Umwuka wera undi makomeho. Izi mpano nawe ziguherekeze, nawe zikomeho uzahanurira abandi mu izina rya Yesu. Amina. Arihe ngo dusenge wa musore? Tugiye gusenga. Imana igukuyeho uburwayi bw'amara mwari. Ko ndeba utamanikira Imana amaboko. Ntuzi ko Imana imbwiye ngo igukuyeho uburwayi bwari buguteye bw'amara. Amara araryana, nanjye narayarwaye. Imana irakurengeye. Heragira iteraniro. Ubundi Satani ni umugome, aba yiteguye kwica abantu b'Imana, ariko Imana yacu irakora. Ngaho zamura isengesho usenge. Uwiteka, mu mazina witwa Imana ishobora byose. Izina ryawe riratangaje. Witwa Imana ishobora byose. Niko wabwiye Mose, uramubwira ngo iryo ni ryo zina ryanjye. Uri Imana ishobora byose. Dusengera abantu bapfukamye imbere yawe Kristo. Uhereye aka kanya akora igitangaza ku buzima bwabo. Duhagaritse imigambi yose y'abadayimoni ku buzima bwabo. Duhagaritse imbaraga z'umwijima ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya Kristo bagarukeho kandi ubatindeho. Migambi y'ikuzimu nibaveho uhereye umunota. Uhereye aka kanya twamaganye iyi migambi ya shitani kuri bo mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kubarengeye. Amen. Ngaho muhaguruke mugende. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo. Twiringire Imana yacu, izakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba amashyi, kuko Imana igitwumvi. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvi. Oh, dore impanda ziravuze, ze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka uko twese tubabe. buri muntu mwitorero, abo wejejwe muri nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Amashyi. nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Kandi abantu benshi cyane bazinzira
abohewe mu maboko y'abamugomeza. Muze twese tubashake, tubasangishe umukiza. Niducogore gusenga Yesu ubwo Yesu. Niducogore gusenga Yesu ubwo Yesu. niducogore gusenga Yesu ubwo Yesu. Niducogore baririmbye, Imana ishimwe. Haleluya. Dusubiremo rimwe. Niducogore gusenga Yesu ubwo Yesu. Imana itanze amamodoka muri iri teraniro. Naha mu ntebe twicayemo Imana itanze amamodoka. Narafike Imana imwongeye indi modoka. N'ubundi wariye ni urya. Yesu ashimwe. Rafiki azatunga amamodoka ku rwego azajya yagabira n'abandi, kuko ubutunzi bwe yabukoresherejemo Imana. Yesu nashimwe. Turacyasenga. Njyewe ngiye gusengera abantu batizera, ngo bamenyereye ibintu by'ubuhanuzi. Abahanuzi mwabaciye amazi, muravuga ngo ni wa wundi wayoboye, ahora avuga mu ndimi ntibisohora. Ni wa mugore bitaga Gikeri, aravuga ntibibaho. Mwaciye amazi abahanuzi. Turashaka kubasengera, Imana igasuka imbaraga zo kwizera muri mwe. Arega Imana ikorana n'uwizeye. Amen. Nukuri kose Imana ikorana n'uwizeye. Yesu ashimwe. Umugabo w'iwanjye yigeze kumbwira ngo ariko ngo Imana yari kuri mukiri umukobwa, n'uyu munsi iracyakurimo. Ati ko mbizi kuntu Imana yari ikurimo kera ukiri umukobwa nkikurambagiza, n'ubu Imana iracyakurimo. Ndamubwira nti ngaho mbwira ikintu ushaka ko navuga kikaba, njyewe nkivuge. Arambwira ngo nawe reba icyo ushaka cyose hano kibi. Ndavuga nti iyi telefone yawe ipfe. Ihita ipfa koko. Umwana yishyira mu ibase y'amazi, mpita mugurira iyindi. Mu gitondo yambwiye ati Imana yari kurimo kera, n'uyu munsi iracyakora nabibonye. Yesu ashimwe. Imana ikorana n'umuntu wizera. Utizera haguruka dusenge. Akuze ukuntu abantu niko Rafi, uzi ukuntu abahanuzi birirwa babatesha agaciro. Haguruka dusenge. Ayo nayo ni amabyi akuriho yo kutizera ibintu by'Imana. Watakaje kwizera, wirirwa ubara abahanuzi. Iteraniro ryose nirihaguruke. Ugira ngo se n'uriye uvuga gusa, nawe ubwawe ntiwizera. Haguruka dusenge. Duhaguruke twese. Iteraniro n'uduhinja baduhagurutse. Imana idusukire kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Torero nimureke dusenga Imana. Ibyo Joseline arimo avuga nibyo. Ubundi turabapantekote kubera igihe dusohoyemo, kubera iminsi, kubera abantu bavuze ngo iravuga, abahanuzi baba benshi, bituma abantu batakariza Imana icyizere. Ariko abapantekote barangwa no gutunga Imana ivuga. Haleluya. Nubwo bimaze kugushiramo, ariko ahantu ugeze nuko Imana yavuze.
nubwo abantu bakubeshya ari benshi ukaba wumva mu matwi yawe utagikeneye kumva Imana, ariko igihe itumye ugihagaze nuko Imana yavuganye nawe. Rero ntabwo igisubizo ari uko turi bufate ubuhanuzi bwose ngo tubuteshe agaciro, ahubwo mureke dusenga Imana umwuka wera ukuragwire muri twebwe. Haleluya. Kuko iyi Imana itavuga ntabwo twayikorera. Kera twari dufite amadini twari turimo, ariko twumvise Imana ivuga turavuga ngo tuzaguma ahangaha, kandi tubonye ituyoboye tubona biremeye, tubonye ivuganye natwe. Mwari muzi ko ijambo ari ryo ririnda umuntu? Uzi kubo isi itorero ririnzwe n'ijambo Imana yarivuzeho yuko izaryishyira ridafite ikizinga, bigatuma Satani atarishobora, bigatuma isi itarishobora. Watambuka ikakubwira iti ndi kumwe nawe. Bene data, ntabwo igisubizo ari uko turi bwumve ibintu by'Imana bitagihari, turi bwumve nta buhanuzi bukiriho, ahubwo mureke duhamagara Imana umwuka w'ubuhanuzi w'ukuri ugwire muri twebwe. Amen. Haleluya. Amen. Kugira ngo ejo tutazajya tugira ngo abahanuzi bose nababeshyi. Ntabwo hano twaje mu bapfumu, turi kumwe n'Imana ishobora. Niko yabwiye Mose, iryo jambo ndi kwigishaho muri niba turi. Imana yabwiye Mose ngo banza usobanukirwe, ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Ikibazo abantu bafite ntibarasobanukirwa Imana bari imbere. Ntabwo ikibazo ari umuhanuzi, banza usobanukirwa Imana uri imbere ifite imbaraga zingana iki muri wowe, bifite agaciro kangana iki muri wowe. Hanyuma numara kubiha agaciro, ibyo wizeye bizarenga ibyo Fabrice yakubwiye, hanyuma bizasohore. Ariko nibitazamuka ntabwo bizasohora. Mureke rero dusenga Imana, rizamure, dusenga Imana kugira ngo umwuka w'ubuhanuzi w'ukuri ukomeze ugwire muri twe. Kandi ndakwingingira Imana muri Kristo Yesu kugira ngo umwuka wera gushoboze kwemera no kumenya icyo umwuka avugana nawe. Hanyuma niba abahanuzi barakubeshya ari benshi, injira mu masengesho uvuge utuhere none ndashaka kuvugana nawe. Haracyari ibyiringiro ko Imana yavugana na buri muntu wese cyane. Haracyari ibyiringiro kuko Imana itavuze ntabwo wazagera hagati, wagwa nzira rwose, wagwa nzira. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, tugarutse imbere yawe. Mana mu izina rya Yesu, uzuza abantu. Mana mu izina rya Yesu, nubwo ibintu by'ibipirate bibaye byinshi, ariko uri Imana ivuga. Uri Imana ivuga turabihamya. Uri Imana elebos andota la bonne siredra. Uri Imana ivuga kandi ibyo uvuze birasohora. Wavuganye natwe uyu munsi aho tugeze nuko wavuze, uyu munsi aho duhagaze nuko wavuze. Haleluya. Wavuganye natwe ibintu by'imbaraga, wavuganye natwe ijambo ririnda, wavuganye natwe ijambo risohoza. Waraduhamagaye turakumva turakwitaba. Uri Imana igira ikikora, uri Imana ikirema, uri Imana igikomeza, uri Imana ituye hagati, uri Imana igendera hagati y'ibitereko by'amatabaza. Uri umutabazi, uri umurengezi. Wabwiye Yeremiya ngo nijye ugira icyo nkora nkakirema kandi nkagikomeza, nijye jyenyine ugira icyo nkora. Uri kubwira abantu bari muri teraniro ngo bagutabaze ubatabare, kuko ntabwo isi yabatabara, ntabwo ibindi bintu ibyo ari byo byose byabatabara, ariko nibazamura kwizera kwabo bakamenya kuri Imana ikora. Wigeze ujya gukiza umuntu uramubaza ngo mbese wizeye ko mbishobora? Dayi Kristo Yesu, abo wajyaga gukiza warababaje ngo wizeye ko mbishobora. Hari abantu bagutakarije icyizere kubera iminsi bamaze mu rugendo, kubera intege nke bicayemo, kubera imitima yabo yajemo ibindi. Mwami turabasengeye, turabasengeye. Mwuka wera utimirwa, mwuka wera utabura inzira, mwuka wera udatangirwa, niyinjire mu mitima. Mwuka wera yinjire mu mitima, mwuka wera yinjire mu mutima wa buri muntu wese. Ntacyo dufite cyakwemeza abantu, ntacyo Joseline nk'umwigisha afite, ntacyo umuyobozi wa gahunda afite cyakwemeza abantu. Tubatumye umwuka wera, mwuka wera w'imbaraga, mwuka wera ukuri, mwuka wera umufasha, mwuka wera twasigiwe, niwe ukwiriye kwemeza. Niyemeza abantu muri iri teraniro, niyemeza abantu muri iri teraniro. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo ntibishoboka ko umuntu utizera Imana yinezeza. Ntabwo bishoboka kutizera Imana yinezeza,
kuko ngo abasenga Imana bakwiriye no kwizera ko Imana iriho ikagororera abayishaka bose. Turasenze twinginga Imana ngo kwizera kwacu kuzamuke, turi imbere y'ubwiza bwawe, utuzamurire kwizera, utuzamurire kwizera. Aba bagabo nubazamurire kwizera, bacogojwe n'iminsi, bacogojwe n'ibihe, bacogojwe n'ibihe, bazamurire kwizera, bazamurire kwizera. Aba babyeyi bazamurire kwizera, abakobwa bazamurire kwizera, haleluya, abasore bazamurire kwizera. Imbaraga zo kwizera zitegeke, imbaraga zo kwizera zikize, imbaraga zo kwizera zitange ubuzima, imbaraga zo kwizera zitange kubaho gushya muri Kristo Yesu. Urakoze, turagushimiye. Uri Imana ikora ibikomeye bitarondoreka, uri Imana yiteguye kubana natwe. Turakubita hasi imbaraga zo gupinga, turakubita hasi imbaraga zinaniza, turakubita hasi umwuka wo kunaniza, turashwanyaguza, turafata miri zimbaraga mbi, zimbaraga z'abadayimoni, turazohereza ikuzimu, turacecekesha mwijima wose, turafata miri kibi cyose, ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana, turakigomorera Kristo muri literaniro, turatesha agaciro bidafite umumaro byose. Urakoze kubana natwe, teraniro ryose uri umugisha, imbaraga zo kwizera zigwire, umwigisha wacu mu umugisha, mavuta y'Imana ntakamubureho, kandi iteka ryose ujye umwagura mu buryo bw'umwuka. Urakoze, turagushimiye, komeza kubana natwe no kudufasha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.